Muraho neza inshuti zacu bakunzi ba UNP Entertainment, tubahaye ikaze nanone. Uyu munsi tugiye kuganira ku bantu bavutse mu kwezi kwa 10. Uku ni ukwezi kw'iherezo ry'umwaka, ariko kandi akaba ari n'ukwezi kw'ibitangaza byinshi cyane. Abantu bavutse muri uku kwezi barangwa n'ibintu byinshi bitangaje, bahangana n'udushya, bagakunda amahoro, kandi bagahangana n'imbogamizi uko zaba zimeze kose, ndetse bakagira n'umutima w'ubuyobozi. Ariko si koko ni ibiki bituma abantu bavutse mu kwezi kwa 10 baba abantu badasanzwe cyangwa se bakora ibintu bidasanzwe? Uri kumwe na UNP Entertainment, kandi subscribe utarayikanda kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ibiganiro byacu igihe bisohotse uyibona mu ba mbere. Reka dutangire turebera hamwe imyitwarire ituma abantu bavutse mu kwezi kwa 10 baba abantu badasanzwe. Ubusanzwe abantu bavutse mu kwezi kwa 10 bafatwa nk'abantu bazi kwiyemeza ndetse no kwihagararaho, kubera ko umuntu wavutse mu kwezi kwa 10 ikintu yiyemeje byanga byakunda aba agomba kukigeraho, kandi muri uko kukigeraho ntabwo ashobora kukwereka imbogamizi zarizo zose aho zaturuka hose ngo azikwereke uko ziri, ahubwo yihagararaho ku buryo ushobora kugira ngo nta n'ikibazo afite, kandi mu by'ukuri hari icyabaye kidasanzwe cyangwa se kitari cyiza. Ndetse abantu bavutse mu kwezi kwa 10 barangwa n'ubutwari bwo gufata ibyemezo bikomeye. Abantu bavutse mu kwezi kwa 10 iyo bagiye gufata icyemezo bagifata babitekerejeho, ntabwo bahubukira gufata icyemezo, kandi icyo cyemezo iyo bagifashe aba ari icyemezo gikomeye cyangwa se gihambaye. Abantu bavutse mu kwezi kwa 10 ni abantu bakundwa no mu matsinda asanzwe, ugasanga wenda umuntu afite groupe abamo, cyangwa se ugasanga afite ahantu abarizwa, ariko muri abo bantu bose cyangwa se aho hantu hose abarizwa ugasanga ni umuntu ukunzwe cyane kurusha abandi, bitewe nuko afata imyanzuro cyangwa se afata ibyemezo bikomeye kandi binogeye abandi, kandi akaba ari umuntu uzi kwiyemeza gukora ikintu runaka. Nyine ubusanga ubuzima bwe nuko abanye n'abandi bitagoranye cyane cyangwa se bitavunye. Ndetse abantu bavutse mu kwezi kwa 10 ni abantu barangwa n'ubwenge bwo kumenya ko ibintu bimeze mbere y'abandi. Abantu bavutse mu kwezi kwa 10 iyo ikintu cyangwa se situation uko imeze, iyo bigiye guhinduka cyangwa se byahindutse, aba bantu bavutse mu kwezi kwa 10 baba bafite ubushobozi bwo kubimenya mbere y'abandi, mu gihe undi muntu aba akiranganya amaso hirya no hino avuga ati byagenze bite ko mbona ari kitagenda neza. Umuntu wavutse mu kwezi kwa 10 tari aba yarabimenye kera cyane. Ndetse aba bantu bavutse mu kwezi kwa 10 bazi kubaho mu buryo butuje, ariko iyo bahagurutse ku kintu, icyo kintu bahagurukiye cyaba ari cyiza cyangwa se ari kibi, bagikora nk'umurabyo, ntabwo batinda mu bintu. Iyo bahagurutse gukora ikintu bagikora vuba vuba. Ndetse abantu bavutse mu kwezi kwa 10 twabita nk'aba storyteller. Aba ari abantu rwose bazi kubara inkuru, bazi kuvuga ikintu uko kiri. Kwa kundi umuntu abona ikintu hariya yaza kukikubwira, ugasanga ari kukubwira rwose ikintu wagira ngo ari kugishidikanyaho, hari ibyo yibagiwe. Umuntu wavutse mu kwezi kwa 10 aza kubikubwira uko byakabaye kose, kubera ko akantu kandi aba yakitayeho. Ubwo rero aba ari ba storyteller beza cyane abantu bavutse mu kwezi kwa 10. None reka tuze kurebera hamwe imibanire y'abantu bavutse mu kwezi kwa 10 hamwe n'abandi. Baba bashaka inshuti z'ukuri, ntibakunda abantu biyoberanya cyangwa se ntibakunda abantu nyine bigaragaza uko batari. Abantu bavutse mu kwezi kwa 10, iyo ushaka kuba umuntu wavutse inshuti y'umuntu wavutse mu kwezi kwa 10, uba ugomba kuba uri umuntu ugira ukuri, kandi uri umuntu uvuga ibintu bya nyabyo, utari umuntu wiyoberanya ngo uje wigire mwiza uyu munsi wigira umuntu mubi. Iyo ushaka kuba umuntu nyine utandukanye n'uko nguko, umuntu wavutse mu kwezi kwa 10 ntabwo mushobora kuba inshuti habe na gato. Ndetse abantu bavutse mu kwezi kwa 10 iyo abonye umuntu abeshya cyangwa se akabona umuntu agenda mu nzira adashaka, ubwo bahita bamumenya. Umuntu nyine ushaka kubeshya cyangwa se umuntu ushaka kunyura mu nzira zitari zo, umuntu wavutse mu kwezi kwa 10 aramureba agahita amumenya. Kandi iyo amumenye, ubwo nyine iyo amufatiye icyemezo akavuga ati uyu muntu namvire mu buzima, icyo cyemezo afashe kiba gikomeye. Ntabwo ushobora kugaruka mu buzima bw'uwo muntu ngo bizakunde. Ikintu cya gatatu rero cy'imibanire y'abantu bavutse mu kwezi kwa 10 hamwe n'abandi mu muryango, aba ari abantu bameze nk'umusemburo w'amahoro cyangwa se ubwiyunge, kubera ko ni abantu bakunda kuba ahantu hatuje, ahantu hari amahoro, nyine ahantu hatarangwa n'ikintu kibi habe na gatoya. Reka tuzi kugaruka
kuri storyteller cyangwa se ukuntu bavuga inkuru cyangwa se ukuntu batera story hamwe n'abandi, ukuntu babaganiriza. Tekereza umwana wavutse mu kwezi kwa 10 mu muryango ugira ibibazo cyangwa se mu muryango utabayeho neza, ariko we akaba ari intumwa yo kuzana ituze, kubera ko we aba yumva kuba ahantu hatuje, kuba ahantu hari amahoro ari intego ye cyangwa se ari byo akunze. Ariko kuba yaravukiye muri situation runaka ntago ari umuntu wo kuvuga ngo arifata mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ahubwo aba agomba kugira nyine kakantu kamubamo nk'umuntu nyine wavutse muri uko kwezi. Aba agomba kuba storyteller mwiza cyangwa se akaba ari umuntu ubara inkuru mwiza cyane, atitaye kuri situation ziri aho ngaho cyangwa se zigaragara. Ikindi kandi reka tugaruke tuze kurebera hamwe abantu bavutse mu kwezi kwa 10 ndetse turebere hamwe ukuntu baba bameze mu kazi ndetse n'imari cyangwa se nk'ishoramari. Abantu bavutse mu kwezi kwa 10 bakunda gukora ibintu bifite gahunda. Iyo ari mu kazi baba bafite gahunda, ntabwo bashobora gukora ikintu kidafite gahunda cyangwa se ikintu nyine kigoramye kitagenda muri straight. Oya, iyo ikintu kitameze neza ntabwo ashobora kugikora, kubera ko aba ari umuntu ufite gahunda, ukunda amahoro, udakunda gushwana. Aba ari umuntu ugomba gukora ikintu gifite gahunda rwose. Ikindi cya kabiri, abantu bavutse mu kwezi kwa 10 ni abantu bashobora kuba abayobozi beza cyane cyangwa se abashoramari. Iyo ari mu kazi wamuhaye kuyobora akantu cyangwa se wamuhaye kugira ibintu ayobora, aba agomba kuba umuyobozi mwiza. Cyangwa se ikindi, iyo atabaye umuyobozi ukamushyira nko muri business yawe, aba ari umushoramari mwiza cyane. Iyo umushyize muri business umuntu wavutse mu kwezi kwa 10 byanga byakunda, uba uzi neza ko ugomba kunguka cyangwa se ibintu byawe biri gukorwa ku murongo uko nawe wabyikorera ari weho nyiri bwite uhibereye. Kubera ko abantu bavutse mu kwezi kwa 10 ni abantu rwose baba abayobozi beza ndetse bakaba n'abashoramari beza. Ikintu cya gatatu kiranga abantu bavutse mu kwezi kwa 10, ntibakunda ibintu byihuse, ahubwo bashaka ikizaza ariko kikaba gishingiye ku mbaraga zabo. Abantu bavuga ngo turajya gushakira ibintu mu mahirwe, ibintu bimeze. Oya, umuntu wavutse mu kwezi kwa 10 aba azi neza ko nagera ku kintu cyiza cyangwa se ikintu gikomeye azakigeraho, ariko ari uko yakoze, ari uko yagikuye mu maboko ye. Niho hantu umuntu wavutse mu kwezi kwa 10 atandukaniye n'abandi bose twabonye hasi. Ikintu cya kane gishobora gutuma abantu bavutse mu kwezi kwa 10 batandukanye n'abandi ku kijyanye n'akazi ndetse n'imari, akenshi baba bashaka gukora ibintu bifasha abandi. Ntabwo baba bashaka gukora ibintu bibafasha bonyine ubwabo. Oya, baba bashaka gukora ibintu bibafasha ariko kandi bigafasha n'abandi. Iryo naryo ni itandukaniro, ni ubudasa bw'abantu bavutse mu kwezi kwa 10 ugereranyije n'abandi bose baba baravutse mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 9. Wenda n'abavutse mu kwezi kwa 11 n'abavutse mu kwezi kwa 12 tuzagenda tubireba. Ariko abantu bavutse mu kwezi kwa 10 bafite umwihariko utandukanye n'uw'abandi bose bavutse mu mezi twagiye turebera hasi. Niba utarayumvishe, manuka hasi ujye kureba abandi bose bavutse mu yandi mezi twatambutse, wumve icyo wowe urusha abandi. Noneho reka tuze kurebera hamwe nk'urugero rw'umuntu wavutse mu kwezi kwa 10 akaba yarakoze akazi gaciriritse, ariko kubera kwihangana no gushaka gukura cyangwa se no gushaka kwigira hejuru, afite intego na gahunda y'ibyo ashaka kugeraho, akaba yaraje kuba nk'umuyobozi cyangwa se agahita aza kuba nk'umuntu ukomeye ufite ibintu bihambaye cyane. Kubera ko byanga byakunda, niba yarakuze afite inzozi runaka, uyu muntu wavutse mu kwezi kwa 10 aba agomba kugira gahunda, ndetse iyo gahunda akaba ari gahunda ihamye. Byanga byakunda aba agomba kuyigeraho. Buriya mu by'ukuri abantu bavutse mu kwezi kwa 10 mu rukundo ndetse n'imibanire y'abakundana nabo hari ukuntu baba bafite ukuntu bitwara bitandukanye n'iby'abandi. Mu rukundo abantu bavutse mu kwezi kwa 10 barangwa no gukunda by'ukuri, ariko ntibihutira kwinjira mu rukundo. Abantu bavutse mu kwezi kwa 10 iyo bakunze umuntu, iyo ari umukobwa aragukunda ndetse n'iyo ari umuhungu aragukunda, ariko kandi ntabwo ushobora kumubona yihutira kujya mu rukundo byihuse by'ako kanya. Oya, uyu muntu wavutse mu kwezi kwa 10 yinjira mu rukundo, ariko akarwinjiramo yashishoje, ntabwo ahita yihutira kwinjira mu rukundo. Ikindi kandi abantu bavutse mu kwezi kwa 10 yamaze gufata icyemezo cyo gukunda umuntu runaka, nta muntu n'umwe ushobora kubimugabanyamo cyangwa se ngo abimukuremo. Oya,
iyo afashe icyemezo nyine aba agifashe, aba agomba kugukunda nyine nk'uko yabyiyemeje. Abantu bavutse mu kwezi kwa cumi banga gucibwa inyuma uko byagenda kose, kandi iyo agufashe cyangwa se iyo bibaye ugasanga umuciye inyuma aragufashe cyangwa se arabimenye, ararakara cyane kuri rwa rwego ashobora no kwiyahura kubera ko wamuciye inyuma. Urumva ko rero abantu bavutse mu kwezi kwa cumi, niba ukundana n'umuntu wavutse mu kwezi kwa cumi, uba uri umuhungu uba uri umukobwa, nyaboneka ujye witwararika, umutware neza, uba uzi ko niba yaragukunze, yagukunze agukunze, niba waramukunze umukunda umukunze, kubera ko ni abantu bakunda cyane kandi nyine ntabwo baba bashaka kubabazwa cyane n'urukundo. Ikindi kintu kiranga abantu bavutse mu kwezi kwa cumi mu rukundo, ni abantu batuma abantu biyumva ko bafite agaciro mu rukundo nyine, kubera ko umuntu niba akwitayeho, akakwitaho neza, akagukiringa, agakora buri kimwe ku buryo nyine nawe ubona ko ufite umuntu ukwitayeho, ukabona ko nawe hari agaciro ufite mu bandi, ukabona ko hari agaciro ufite. Niba uri umusore, waba uri mu bandi basore baba bari kuvuga ati dufite abakunzi, nawe ukavuga ati nanjye mfite umukunzi, kubera ko nyine ukumva ko nawe mu bandi hari agaciro ufite. Niba uri umukobwa baba bari kuvuga, nawe ukavuga ati nanjye mfite umuntu unkunda, kubera ko nyine umuntu wavutse mu kwezi kwa cumi aragukunda, akabikwereka, ukabibona neza ko agukunda. Reka dufate nk'inkuru y'urukundo rw'umuntu wowe waravukiye nko mu kwezi kwa cumi, ruba rugatangira buhoro, ariko rukaba urufunguzo rw'inshuti, cyangwa se rukaba urufunguzo rwatuma abaho neza, cyangwa se rwatuma agira umuryango mwiza, kubera ko aba yarakunze umuntu, akamukiyaringa, akamukorera buri kimwe, ariko bikarangira nyine abaye wenda niba ari nk'umusore n'umukobwa, bikarangira babaye umugore n'umugabo, kubera ko bya bintu yabyitayeho, agakurikirana akantu ku kandi, bikarangira babanye kugeza uyu munsi, akaba ari umuntu wenda ufite ubuzima bwiza, cyangwa se ubayeho neza. Ikindi kandi, abantu bavutse mu kwezi kwa cumi ni abantu baba bafite imbaraga nyinshi, ariko hari naho bagira imbaraga nkeya. Reka tuvuge ku mbaraga zabo. Imbaraga zabo ziba zishingiye ku kwihangana, kwihagararaho, kuba abahanga mu gufata ibyemezo, ndetse no gukunda kwiga ibintu runaka. Ntabwo ari umuntu wavutse mu kwezi kwa cumi, ntabwo ari wa muntu ushobora kuvuga ngo ibi ndabizi ntabwo nshobora kubyiga, oya. Umuntu wavutse mu kwezi kwa cumi ni umuntu ushobora gufata umwanya akiga ikintu atazi, ndetse akagishyiraho umutima, kandi yafashe icyemezo cyo kukiga. Nta muntu ushobora kumubwira ngo iki wiki, oya. Icyemezo afashe aba yagifashe. Reka tuze kureba hamwe n'intege nke zabo. Intege nke zabo, rimwe na rimwe abantu bavutse mu kwezi kwa cumi bagira umujinya mwinshi iyo hari ikintu kibabayeho, kandi bashobora gucika intege iyo batabonye ibituruka ku mbaraga zabo. Nka gutya nyine ukamuhereza ikintu runaka, ariko uko ukimuhaye, ntabwo, niba umuntu wavutse mu kwezi kwa cumi umuhaye ibihumbi 10, ntabwo ashobora kubyubaha cyane nk'ibihumbi 5 yaba yakoreye we ubwe. Cyane icyo yakubaha ni ibihumbi 5 yaba yakoreye, kuruta uko yakubaha ibihumbi 10 wamuhereye ubuntu. Ni abantu nyine badakunda kubaha cyane ibintu bidaturutse mu mbaraga zabo. Nk'ubu ngubu, nk'umuntu wavukiye mu kwezi kwa cumi akaba yarigeze gutsindwaho, cyangwa se akaba yarigeze gufeilinga, sibyo? Reka tubyite gutyo, ariko bikamwigisha ko agomba kugira imbaraga nshyashya zo kudacika intege. Ubu ngubu yabaye umuntu ukomeye, cyangwa se ubu ngubu ari ku rwego rwiza rwo kuba nawe hari abo yafasha. Mu by'ukuri, abantu bavutse mu kwezi kwa cumi hari amasomo menshi ashobora kubafasha mu buzima, ku buryo ashobora guhura n'ikintu, cyangwa se ashobora gukora ikintu ahita avuga ati mu by'ukuri nubwo iki kigenze gutya, hari uko nabigenza bikagenda uku nguku. Icya mbere, kubaka icyizere mu byo umuntu akora byose. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, kwirinda kwihutira ibintu bidafite umusingi, cyangwa se bidafite icyerekezo. Icya gatatu, gukomeza kugumana abantu babafasha, ntibagume mu buzima bwa bonyine. Ibi ngibi nabyo ni isomo. Buriya umuntu wavutse mu kwezi kwa cumi ntabwo akunda kuba mu buzima bwa wenyine. Ikindi kandi, kwizera ubushobozi bwabo no kudacika intege. Ibintu byagufasha, kubera ko iyo umuntu yizeye ubushobozi bwe rwose, ajya mu kintu yumva ko
agishoboye bigatuma agira imbaraga zo gukora icyo kintu, ariko iyo atagishoboye cyangwa se amaze kumva ko atagishoboye ahita acika intege. Ni ukuri rero inshuti zacu, abantu bavutse mu kwezi kwa cumi urebye ni abantu bafite impano zidasanzwe, ubushobozi bwo kuyobora, gukunda urukundo rw'ukuri ndetse n'akazi gashinga imizi, ugasanga rwose ibintu bakora bifite gahunda. Ariko icy'ingenzi kurushaho ni uko bafite isomo rikomeye cyane, kwihangana no guharanira ikintu kugeza bakigezeho cyangwa se kugeza bakibonye. Iyo bafite intego batuza ari uko bayigezeho. Ese hari umuntu waba uzi wavutse mu kwezi kwa cumi ufite imyitwarire nk'iyi ngiyi? Ese wowe waba waravutse mu kwezi kwa cumi? Twandikire muri komenti utubwire niba koko abantu bavutse mu kwezi kwa cumi ibintu byose aribyo bibaranga. Nimumva kuri mikrofone ni Pacifique nk'ibisanzwe. Ikiganiro nk'iki nakagaruka. Ciao ciao.